Ikaze cyane nanone je nitwa DJ Adams hagati aho ngaho nanone mwifuriza umwaka mushya muhire 2026 ibihe byiza cyane kuri wowe aho uherereye nanone mboneraho umwanya wo kukwifuriza ibihe byiza nanone ibyo wabuze mu mwaka wa 2025 byose ibyo ngibyo ndabikwifuriza muri uno mwaka wa 2026 uriya mwaka wari urimo utuntu twinshi sibyo ko atari nawo mwaka wonyine wari urimo utuntu twinshi hari n'indi myaka myinshi cyane yagiye ibaho irimo utuntu twinshi cyane imyaka yose yagiye icyaho nawe urabyumva buri gihe cyose hano bahora bavuga ngo ibintu byarakaze ibintu byarakomeye ngo sinzi ngo byagenze gutya byagenze na gutya na gutya whatever well impamvu nahisemo gufata mu mwanya nkavuga ngo reka ngore kano kantu gatoya nukugira ngo nshobore gusobanurira abantu cyane ko nasanze bamwe muri bo bisaba ibintu byinshi cyane ko ubisobanura. Hari abantu bigombera kubwira ikintu rimwe cyangwa se ukayimubwira kabiri cyangwa se bikaba na ngombwa ko umubwira kenshi cyangwa se nubwo wanamubwira kenshi still nabwo bikagorana kugeza wongeye ukabisubiramo. Ejo bundi mperuka gukorana ikiganiro n'umuvandimwe witwa Tycoon aho umuntu yambajije ngo ariko se bimeze bite ko tubona imyaka uvuga idasa nawe udasa n'imyaka uvuga. Well mu by'ukuri mfite imyaka 50. Navutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 1975. Injo maze kwibwira abantu abatashaka kubyemera nyine okay nago bashaka kubyemera so mbitindeho nago yakwirirwa mbitinda ibyo ngibyo cyo nkora nuko bihorera bakabifata gutyo. So nafashe umwanya musubire mubwira impamvu eshatu. Izo mpamvu eshatu cyangwa se ahantu hatatu nkunda kujya abantu bananirwa kubyumva kubera ko badashaka kubyumva cyangwa kubera ko bumva ari ibintu bitumvikana. Kandi kuri je uriya akenshi naguzigera wumva nkubwiye ikintu ngo ukuremo byose. Umwana uzi ubwenge bamusiga yinogereza, that's how I deal. Ni gutyo ngo rutuntu twanje iyo bikunaniye I don't care that uko bifata. Niyo mpamvu akenshi nkora ibintu kugira ngo noneho buri muntu wese uko yumva angana akuremo igitekerezo cye, waba uri umuhanga cyane waba uri umuswa waba uri hagati cyane ko nkanje ndabyemera ko ndi umuswa cyane. Ubuswa bwanjye ndabwemera byatari na n'umuntu uzigera ubona yemera ubuswa bwe nkanje. Ndi wa muntu ukenera kwiga buri gihe ku buryo no muri iyo myaka na nungu ndakiga kandi ndacyakeneye kwiga. Buri hari ibindi bintu ntaramenya actually ntekereza ko nta na kimwe ndamenya ahubwo ubwo ngubwo impamvu mbivuze gutyo ndimo kugereranya n'abandi bantu bazi ibintu byinshi kubera ko barahari abantu bazi utuntu twinshi cyane ku buryo nta kindi kintu akeneye kumenya byose ababizi. Abazi gukanika imodoka, iyo muvuze ikintu kijyanye no gukanika abakizi byose ibyo ngibyo ababizi. Abazi uburyo imodoka zikanikwa buri kimwe cyose abakizi. Iyo bavuze indwara abashobora kuvura indwara hafi ya zose aranakubwira ngo urimo kumvurirwa n'umutwe n'amagufa n'ibiki ubwo ngubwo uri bwawe malaria. Ibyo ngibyo nabyo ababizi. Ono wamujyana mu guhinga arakubwira ngo urabona ubu ngubu sasa kubera ko hari izuba gutya na gutya birasaba no myaka cyangwa se ino myaka kwitera cyangwa kwishakira ifumbire imeze gutya na gutya. Nabyo ababizi ibyo ngibyo. Hanyuma twajya mu matungo niwo kubwira ngo iyi nka rero ugiye kwima cyangwa se iyi nka utayihaye umuti uyu n'uyu nago yazamera neza mukamo wazaba mutoya cyangwa se mukeya. Nabyo ababizi ibyo ngibyo. Wamubwira kubaka amazu cyangwa kubaka inzu niwo kubwira foundation ukuntu igomba kuba imeze, ni nawo kubwira uburyo uri buvanga imicanga. Nabyo ibyo ngibyo nabyo ababizi byose ababizi. Wakongeraho noneho twajya mu mipira muri football niwe uzi gutondekanya equipe, niwe uzi abakinnyi ya equipe yakagombye kugura, ni nawe uzi umutoza abantu yakagombye gushyira mu kibuga, ni nawe uzi gupanga equipe mu kibuga ukuntu igomba kuba imeze, ni nawe ubizi neza uburyo umutoza agomba gusimbuza abakinnyi barimo gukina muri icyo kibuga. Muri iyo match niwe ubizi byose ibyo ngibyo agomba kuba nyine we ababizi ibyo ngibyo. Noneho wajya mu banyamakuru cyangwa se yajya mu banyamakuru niwe uzi umunyamakuru ubabwira amakuru ya nyayo, niwe uzi umunyamakuru umubwira amakuru atari aya nyayo, niwe uzi amakuru yose. Yuvuza ya politiki no kubwira ya muri Kongo akakubwira Tanzania akakubwira Burundi akakubwira Venezuela akakubwira amakuru ya hose. Ayo makuru yose abayazi nta na kimwe abatazi. Tuvuye kuri uwo ngo iyo tugeze ku mbese buri ngingo yose abayizi tu. Asa rero abo ngabo ni abahanga.
jewe utazi ikintu nkaba nzi wenda utuntu dukeya mbona nkeneye kwiga nk'ibyo byose kugira ngo mere nkabo. So bonga nabonaga ndibwirwe mbatindaho bafite impamvu nabo babikora gutyo. Hanyuma nasobanuriye abantu cyangwa se nabwiye abantu ndababwira ngo hari ahantu hatatu nkunda kujya kwa muganga. Ndabibabwira ko nkunda kujya kwa muganga, naranabigerageje ndabibasobanura ndababwira ngo iyo ugiye kwa muganga nibwo umenya agaciro ko kugira ubuzima mbese to be healthy. Bivuze ko none wenda bibasobanurire neza, iyo ugeze hariya usangayo abarwayi. Si ukuvuga ko abarwayi bose baba ariyo ari uko bitwaye nabi mu mirire cyangwa se mu myitwarire yindi, oya. Ahubwo haba hariyo n'abandi bariyo kubera impamvu zitandukanye, impanuka n'ibindi nk'ibyo ngibyo, izabukuru n'ibindi byinshi cyane. Ariko noneho hari n'abandi baba bariyo kubera kwitwara nabi gusa, wenda bariyo kubera mfate wenda nko gusambana atikingiye, gasanga hariyo kubera ibyuririzi, indwara yarwaye sida cyangwa se izindi ndwara, amamburugwe, amamitezi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Hari n'abandi bariyo kubera kwitwara nabi mu mirire, yanze kurya, wamubwira ngo wanyweye igikoma ngo manje nago nanywa igikoma, nago najya kunywa igikoma, nago ndi umwana, nago ndi umugore, kandi wenda barabimubwiye ngo harimo intungamubiri. Abo ngabo nabo barahari. Hari n'abandi rero bariyo bitewe no kwitwara nabi gusa bisanzwe, akubwira ngo je man je n'icyuma cyanjye cya buri munsi, amatabi n'ibiki nk'ibyo ngibyo byose. Rero jewe iyo nagiyeyo mpita mbona ko hari akamaro ko kuba ndi muzima, mwirinda ibintu byose ibyo ari byo byose bishobora gutuma nzahura n'ikibazo gituma njya kwa muganga, noneho ari nanjye ubwanjye giturutseho. Nanze kurya, nanze kunywa, mbese impamvu iyo ari yose nk'izo ngizo. Sawa, icyo ngicyo ni kimwe. Ikindi nababwiye ko nkunda kujya muri gereza gusura abantu. Impamvu njyayo ni ukubera ko nzi agaciro ko kuba mfite ubwigenge, ko kuba nshobora kujya aho nshaka igihe nshakiye, nshobora kuba nta muntu untegeka gukora iki ngiki ngo urava hano ari uko ngiye mbishatse, urajya hari no kujya kuri toilette byonyine biragusaba gusaba uruhusa, oya. Kubera ko mbizi ibyo ngibyo, nirinda icyo ari cyo cyose cyatuma ngera kuri urwo rwego. Bindinda niba ari ugutukana, niba ari ugusebanya, niba ari ukwanduranya mu bundi buryo, niba ari niba ari urugomo, icyo ari cyo cyose mbese gishobora gutuma ngongana n'amategeko, agatuma njya ahantu hashobora gutuma mbura ubwigenge bwanjye. Ariko mbere yuko nsoza kuri ako ngako cyangwa se mbere yuko nkomereza kuri ako, reka nongere nsubire inyuma gatoya nkubwire ku bijyanye n'ubuzima. Muri ubwo buzima naguzambona mu kabari nashwanye n'umuntu ku buryo yankubita anshireho igikomere, cyangwa se bankubita ibuye, cyangwa se nanduranye n'abantu n'ibindi nk'ibyo, ku buryo uzambonaho igikomere icyo ari cyo cyose binturutseho. Simvuze ko ntashobora gukomereka, wenda nakomereka, ariko bizaba ari ibintu bitanturutseho. Ni gutyo bimeze. So tuve kuri ibyo ngibyo nayikubwiye ku bijyanye n'ubwigenge. Ku bijyanye n'ubwigenge rero, ushobora kuvuga ibyo uvuga byose, ushobora kuvuga ngo Adams aratukana, ushobora kuvuga ngo Adams arasebanya, ukavuga ibyo wumva ushaka byose, ariko mu by'ukuri na reality nta na kimwe muri cyo birimo. Noneho iyo tuvuze ku marimbi ho, of course hari uzasangayo abantu mu buzima bwose barakoze, bameze neza, mbese nta na kimwe babuze, ariko baratabarutse n'ubundi. Bivuze ko uko wakwigira kose, waba boss, waba iki, uko waba umeze kose, finally hari ahantu ugomba kuzaruhukira. Bivuze ko uko byagenda kose, ibyo wakwigira byose, uwo waba uri uwo ari we wese, hari finali yawe, kandi iyo finali izagera. So kuri iyo finali izagera, usigare uri umuntu uvugwaho iki, ni umuntu uzagera hariya bakujugunye bigendere, bumve ko bagukize. Kuko hari igihe abantu bavuga ngo some people create happiness wherever they go. Noneho hakaba n'abandi who create happiness whenever they go. So jewe shaka kuba umuntu ukora iyo happiness. I want to create happiness wherever I go, not whenever I go. Agatangaho kara ako ngako konyine, ku bindi birenze kuri ibyo ngibyo nibisanzwe cyane. Adams on Air 250 kuri Instagram, kuri Twitter, kuri Facebook, kuri YouTube, hose aho ngaho. Just find me. Kandi kabazo wembaza kuri WhatsApp 0788 595199. Have a good time.